Subscribe. Jay here. Hello guys, nongeye kubasuhuza nka YouTube channel Jay Hima ndabasuhuje. Ngarutse kubereka ikintu bita Binance. Ubushize ngira ngo twasoreje kuri zose application yagufasha gukorera amafaranga cyangwa se kubikaho amafaranga yawe, akaba afite security ihambaye ku buryo nta wundi muntu wapfa kukwinjirira ngo yakureho, yewe habe n'abahaka dore ngo barahakinga ntago bishoboka. Nkuko mubona rero Yellow Card twayivuzeho, Trust Wallet tuyivugaho ibyayo, Spain tuyivugaho ibyayo, ukuntu wakorera amafaranga, ukuntu wakohereza, ukuntu wagira ute. Eversend tuyivugaho, twayikozeho mbese ukuntu wakohereza ama cryptocurrency, ukuntu wayohereza kuri mobile money bitakugoye kandi mu masegonda. Yellow Card twayivuzeho, Yellow Card tuyivugaho, usibye ko Yellow Card nyine nkuko nabivuze buri transaction ukoze yose urakatwa kugira udufaranga usabwa cyangwa se amafaranga usabwa yo gukata muri makeya. Ariko nukuvuga ngo iyo ikoranye na Spain, ahangaha nkuko mubibona nta gikatwa, nta kigira ute, nta giciro bagusaba, nukuvuga ngo byose ni for free buri gikorwa ukoze hano iyo byakoranye. Guys, n'abatindiye nukuvuga ngo tugarutse kubereka kubaganiriza kuri Binance. Mbese ufitemo account cyangwa se ushaka kuyifungura ni gute wazajya uyikoresha, cyangwa se ni gute wabana nayo, wayikoresha ute. Harabifungura bikabanza byabagora, none ya rugambye ngo arabo basaba ngo whitelist address. Ibyo ngibyo byo nabyo kubikrea biroroshye cyane, ubundi ugatangira gukora amafaranga nta kibazo kuri Binance. Guys, nukuvuga ngo Binance mbere na mbere ukreamo account, waranze ukrea account ubwo ugakora KYC nkuko bisanzwe, bakakora verification, phone number, email, bakemeza ko ari wowe, byose warangiza verification. Ubwo nukuvuga ngo nyine baba ufata ID yawe cyangwa se indangamuntu yawe ukayifotora ukayiboherereza, bakagusaba gutanga aka video cyangwa se short video uri kuri relaxinga hamwe na ID yawe ufashe indangamuntu yawe. Nibyo ngibyo niyo bita KYC. Guys, nukuvuga ngo iyi ngiyi Binance rero kwikora nkuko nabivuze ibamo security ihambaye hejuru cyane ikomeye, nta muntu apfa kukwinjirira aho yava akagera hose, yewe n'abahaka sinze n'abahaka ntago bayihakinga. Guys, nukuvuga ngo Binance ushobora kubikamo amafaranga yawe nka cryptocurrency, urugero nka USDT, Bitcoin, ukaba wazibikamo bakajya bakungukira, cyangwa se ukajya uhabwa 5 mu minsi 7 cyangwa se 5 mu cyumweru by'ubuntu, nta kindi kintu wakoze. Rero Binance ni nziza, urumva nyine ubwo 5 ushobora kuhita ubikora kuri mobile money, uyohereje kuri Yellow Card, ukaba wayohereza kuri Eversend. So nukuvuga ngo niko bimeze. Binance rwose ni nziza cyane, nayo igufasha gutangiza business kimwe n'iza Trust Wallet, ariko yo irimo ubugeni bwinshi cyane. ukora akazi, hari akazi ukora k'amataski ukakajya baguhemba task nyine, ni kuvuga ngo usubiza utubazo runaka bakaguhemba amafaranga runaka. Ushobora kubikamo amafaranga yawe cyangwa kuyabitsa bakajya baguhereza 5 bya buri ku cyumweru mu minsi 7. Urumva rero nta kibazo rwose nayo wayikora. Guys, ubwo nukuvuga ngo narinje kubaganizaho gatoya mbabwira wenda uramutse ufunguye account ni iki kibuze wenda yakumarira Binance. Ushobora kuba utarasobanukirwa ukuntu washora muri zino business online, wenda ngo ube watangira gukorera amafaranga nawe binyuze muri business, ukaba wavuga ati wenda reka gupfa kwinjira mu bintu ntasobanukiwe. Ariko iyo ugize gutyo ukaba wabitsa amafaranga yawe nubwo yaba ari amanyarwanda, ukanyuza kuri bank, urugero bank account ukayohereza muri Binance. Urwo n'urugero ushobora kuyavana kuri bank account ukayohereza kuri Binance, ugatangira gukorera ayo mafaranga 5 bya buri cyumweru nta kintu wakoze utavunitse. Cyangwa se ukajya ukora izo task bakaba baguha amafaranga runaka mwumvikanye. So biterwa nawe mwumvikanye. Nukuvuga ngo guys, nukuvuga ngo ushobora kuba uyafite kuri Momo ku bantu batafite bank account, ukaba wayanyuza kuri Yellow Card. Yellow Card anyuze kuri Momo ukaba wahita uyohereza kuri Binance account, ubundi nawe ugatangira gukorera amafaranga utuje nta kibazo rwose. Noneho nukuvuga ngo Binance nuko ikora ni nziza cyane. Amatransaction nukuvuga ngo buri transaction ukoze bashobora kuba baguta udufaranga dukeya, nubwo yaba ari ibihumbi miliyoni bakuraho 1% niko nabyita, ariko dakika nubwo yaba ari miliyoni bakura 1,000 gusa. So guys, nukuvuga ngo nyine Binance ni nziza cyane, ni nziza. Banki wabikamo amafaranga yawe online ifite umutekano, ukavuga ati aho nazajya hose nta kintu amafaranga yanjye azaba, igihe nazakenera cyose nazayahabwa nta mutima mubi. Kandi murakoze gukurikirana Jay Hima nkuko bisanzwe bimenyerewe, kara kaganiro kagufiya.
So ndagusabye ko umuntu utarakora subscribe ayikore, naho warangije kuyikora nawe ndakomeza kumushishikariza gukora share like comment, ni ingenzi. So guys, nongere ngaruke ku kantu gatoya ku kintu bita internet y'ubuntu nka Hatano Plus. Ndaje nivuge mu kanya kuri video ikurikirana, kugira ngo ukore subscribe ku muntu utarayikora ayikore kugira ngo atacikwa na video ndibuze gukoraho igaragaza H-Tano ukuntu iri gukora neza cyane for free. Murakoze. H-Tano iracyakora kandi ubu ngubu isigaye ikora ku manwa, ntabwo igikora nijoro gusa. Nijoro barabifunze, ubu ngubu iri gukora ku manwa. So guys, murakoze, turi kumwe, ciao, na hamukanya cyangwa se kuri video ikurikira. Ciao, kora subscribe.